Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ngiye kubasuhuza, nitwa Nkundamahoro Salomo mwene so muri Kristo Yesu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro, umwanya wanjye n'Imana twashyizeho dukora buri wa mbere, kugira ngo nk'abakristo twongere kwibuka kenshi ko Imana ikeneye ubusabane bwacu nayo kuruta ikindi kintu cyose. Ikeneye umutima wacu, ikeneye kuyiza imbere kwacu no kuyibonera umwanya, kugira ngo irusheho kutwuzuza. Niyo twaba turi abavuga ibyayo, abavuga butumwa, tuvomera muri yo, niyo soko idakama. Nta handi tuvomera, nta kundi kwishakamo imbaraga. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 15 ni kubwe yivugira. Rero reka tumwishingikirizeho, reka tumwiyegamizeho, reka tumudipendingeho buri munota, buri segonda, tumwereka ko byose tubikesha we, ari udutera gushobora. Bivuze ngo rero muri iki kiganiro nibyo twibandaho. Biradukwiriye, umwanya wacu n'Imana, ibindi byose biza nyuma, kuko n'Imana izo nshingano ziduhereza, ntago tuzihereza. Muri uyu mwanya bwo tugiye kuvuga ku bindi bintu abantu b'Imana, abakijijwe, abana b'Imana bibatwarira umwanya bagasabana nabyo, bikarangira muri bo bagenda bagwiza umwijima n'akajagari n'uburozi butuma bagwingira, badindira, imitekerereze itavugururwa ngo bahinduke abantu Imana ishaka, bahinduke abantu banezeza Imana. Nyuma nshaka kubanza gusoma ijambo riri mu Bakolosayi igice cya 3 guhera ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uvuga ngo ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Bivuze ngo ijambo ry'Imana riratwereka ko nta handi umutima wacu. Umutima ni iki? Iyo Bibiliya ivuze umutima, ibivuze ibitekerezo, amarangamutima n'ubushake bwacu, cyangwa se wa muntu w'imbere, inner being. Bivuze ngo uwo nguwo agomba kuba nta kindi kintu arangamiye, cyangwa se nta kindi kintu yerekeyeho, ndetse ko agomba kuba yikeye ku bushake bw'Imana n'iby'Imana idutegeka. Iby'Imana idutegeka n'ibyo ishaka tubibona he? Ni mu ijambo ryayo. Ni ibiki ibintu bindi usabana nabyo? Ni ibiki ibintu bindi ureba? Ni ibiki ibintu bindi utega amatwi? Ni ibihe biganiro bindi utindamo mu tugurupe dutoya, mu bantu muri mu rungano rumwe, cyangwa se n'ibindi biri kuri za social media zawe? Dore ubu byaroroshye, ibyaha umuntu yabikora kuri telefoni, bwabwo busambanyi, byabyo biganiro by'abakobanyi. Hariho ibintu byinshi kuri internet. Ni tutagenga ukuntu tubijera, tutagenga ukuntu tubana nabyo, n'ukuntu tuhitamo ibyo tureba n'ibyo tutareba, bizaturoga, bizatwica, bizaturangiza. Bivuze ngo ijambo ry'Imana ritubwira ko muri Luka igice cya 8, ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana, hari ijambo ritubwira ko Luka igice cya 8 hari ijambo ry'Imana, ni Matayo igice cya 6 umurongo wa 22, ngo itara ry'umubiri ni ijisho, cyangwa se itabaza ry'umubiri ni ijisho. Niko muri Bibiliya yera bakoresha itabaza. Nuko rero ijisho ryawe niriba rizima, umubiri wawe wose uzaba umurikiwe. Bivuze ngo ijambo ry'Imana ahangaha riratwereka yuko amaso yacu ariyo miryango yinjiza mu bitekerezo byacu. Bivuze ngo amaso yacu ibyo areba, ibyo atindaho, duhinduka byo. Niyo content yiganza muri twebwe mu mitekerereze yacu, kandi byinjira muri twe bigena abo duhindukamo. Nta kintu na kimwe tureba, nta kintu na kimwe twumva kidafite umwuka ukiri inyuma ugiherekeje. Hanyuma se ari ijambo ry'Imana, cyangwa ibinyungura mu mwuka, cyangwa se ibituma arushaho kumenya Imana, n'ibindi bintu bindi bisanzwe bitagize icyo bitwaye kureba
imidodere cyangwa se fashion zigezweho, kureba imodoka nziza zigezweho, amazu, ibyo ntabwo ari bibi, ariko si umwanya bigutwaye ntabwo wakwiye kuwukoresha uri mu ijambo. None si ibyo bintu ni iki kintu bivuze kukumarira bikubaka imbere mu mwuka? Bibutse ko ibyo ngibyo ntabwo byubaka umwuka wacu, ntabwo ari ibyo kurya by'umwuka. Yesu yivugiye ko ibitunga ubugingo ari ikintu kimwe gusa, ubwo muri Matayo 4 igice cya umurongo wa 4 yavugaga ngo umuntu ntatungwa n'umugati cyangwa se n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Nicyo Imana itungisha uwavutse ubwa kabiri. Imana yatubyarishije ijambo ryayo imbuto itabora. Nta kindi kintu rero kidutunga uretse ko dutungwa n'iryo jambo ryatubyaye. Uribamo kangahe? Uribonera umwanya uhagije cyangwa urarirangarana ukumva hari ibindi ubonera umwanya? Reka nkubwire, ijambo ry'Imana nuritindamo naryo rizagutindamo, nurigumamo naryo rizakugumamo, nuriha umwanya mu buzima bwawe rizajye nuko utekereza, rizavugurura imitekerereze. None se niba waravutse ubwa kabiri, niba uri umwana w'Imana, ubu ukaba utabasha gufata n'iminota 5 uri musenga, ukaba utabasha gufata n'iminota 5 uri musabana n'Imana, ni ukuri kuba igihombo mu bwami bw'Imana. Uri kuba uwo Imana itakuremeye kuba we. Bivuze ngo Imana yakuremeye ko ukwiriye kuba uri umuntu ushikamye mu byo wizera, ugwije imbaraga. Reka nsome irindi jambo riri muri Luka 8:18, nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa, n'udafite azakwa n'icyo yibwiraga ko afite. Bivuze ngo aha barakutubwira gukoresha amatwi yacu. Amatwi yacu ni ibiki bintu atinda arimo yumva, kuko nawo ni uwundi muryango. Dukwiriye gufuhira cyane aya matwi, dukwiriye gufuhira cyane aya maso, ntago akwiriye gutinda ahantu hari ibintu bituroga n'ibitwica, akwiriye gutinda ku bintu bitwungura mu mwuka no kurushaho kumenya Imana. Naba numva nerekeye ku bintu birimo binyinjizamo ibintu bibi, nkihutira kuva aho hantu, nkihutira kuzima ibyo bintu, nkihutira gukupa, nkihutira kuva muri icyo kigari, nkihutira kuva muri ibyo biganiro. Ni ukwirwanaho mu mwuka, ni kuva mu butesi, ni ukureka ikintu cyose cyatuma nkina, cyatuma ngaragara nk'umusirikare utaratojwe. Ibaza umusirikare uri ku rugamba ariko ku rundi ruhande afite n'utundi tugambo n'ibindi bintu arimo kuvuga, ameze n'ibindi bintu byo kwinezeza, arimo gutekereza kujya kuryoshya, arimo aratekereza n'ibindi. Ntabwo urugamba yarushobora. Umuntu wese wabyawe ubwa kabiri agahinduka umwana w'Imana ari ku rugamba, ntabwo akwiriye guteta, ntabwo akwiriye kwemera Satani, kuko icyuho gitoya uzamuha azinjira. Bivuze ngo rero dukanguke, tugire umwete, tuve mu birangaza. Imana iradutegereje ngo ikorane natwe ibikomeye, ibirenze, ariko twiratubura, turahuze, turi mu tuntu twacu. Imana itubabarire. Reka dusenge, ariko tureke gutinda ku bindi bintu byose bitagize aho bihuriye n'icyo Imana itubwira, ahubwo tugaruke ku cy'ingenzi, tugaruke mu ijambo, umutima wacu uhore kuri ryo, turitekerezeho, turibonere umwanya, turisome, turyumve. Imana itugirire ubuntu kandi tubyutse, iduha imbaraga. Urakoze Mana kongera kudushishikariza icyo dukwiriye gukora twe nk'abizera, abakristo, abo wabyaye ubwa kabiri n'ijambo ryawe, imbuto itabora. Izina ryacu ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko duhe kubaho ubuzima buhuye n'ibyo twizera, ubuzima buhuye n'ibyo duhamya, ubuzima bugukurikira. Umuntu ngo nagukorera agukurikire, kandi ngo uwo gukurikira uwo ngo ntago azongera kugenda mu mwijima, kuko uri umucyo. Niyo mpamvu ngusabye, niyo mpamvu Kristo nkwinginze kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kuba muri twe, udutegeke, ugendane natwe, uduhe umwete, uduhe ubuntu, uduhe gukanguka, udukure mu bitotsi byose. Mwami, dukangukire ijambo ryawe, dukangukire ibyo ushaka, mu izina rya Yesu Kristo, amen.